nubwo bivugwa bamwe bakabyita ibihuha, ariko Titi Brown na Nyambo Jessica bari mu rukundo. Umubyinnyi w'umunyarwanda wabigize umwuga Ishimwe Thierry wamamaye nka Titi Brown ari mu rukundo n'umukinnyi wa filime Nyambo Jessica, ndetse urukundo rwabo rumaze gushinga imizi. Mbega aho bigeze aha ya ndirimbo ya Sebanani Andre, indirimbo yise urwo ngukunda, aho hagira ati urwo ngukunda ni kimeza, reka ndugukunde nduguhunda uko ndufite niwe ndufitiye, urwumvirize uruhumeke tugifite ruseke. Byagiye bivugwa kenshi ko bari mu rukundo, dore ko no ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye zabo bagendaga bapostingana, bakagenda basubizanya ibigaragaza yuko bakundana. Gusa urukundo bakomezaga guhisha, amarangamutima yageze aho arabarenga. Mbega ni bya bindi by'akari ku mutima birangira n'ubundi gasesekaye ku munwa. Kwa 16 Gashyantare 2023 nibwo ku mbuga nkoranyambaga hacicikanye amashusho yabo bahuje urugwiro, bagaragaza uko bari bameranye ku munsi w'abakundana wa Saint Valentin. Ni amashusho yahise akwirakwira ahantu hatandukanye, mu bitangazamakuru bitandukanye, ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye no ku bafana babo. Ni amashusho bagaragaza bari ku mazi, barimo babyina indirimbo Jugumira ya DJ Philipita, Chris na Kevin Kade. Iyi ndirimbo ikaba iri hafi gusohoka. Muri aya mashusho ubona ko barebana akana ko mu jisho, bakora ibizwi nka challenge bikorwa ku ndirimbo. Gusa bikivugwa yuko bari mu rukundo, Titi Brown yahise abihakana, avuga yuko badakundana, avuga yuko Nyambo Jessica atamwemera. Gusa ntihaciyemo umunsi bahita bongera kugaragaza amashusho, nabwo bari kwishimira urukundo barimo babinyujije mu ndirimbo Jugumira, ari nayo bagaragajemo urukundo rwabo nanone. Gusa bagakomeza guhakana ko badakundana, ariko mu by'ukuri urukundo rwabo ababegereye barabizi neza ko rwashinze imizi. Abantu bari hafi yabo bahamya ko aba bombi urukundo rwabo rufite ikibatsi gikomeye. Gusa ngo byatangiye baruhisha, ariko byabaye nka bya bindi ngo ntiwatwika inzu ngo uhishe umwotsi. Mbega amarangamutima yabo byarangiye n'ubundi abatamaje, kandi n'ubundi ntacyo bitwaye. Hari uwaganiye n'Inyarwanda aho yagize ati yego barakundana rwose, none se ntubona ko rwatangiye ko batamaza? Bari baravuze ko bitazigera bijya mu itangazamakuru, ndetse babanje kubyirinda, ariko muri iyi minsi batangiye gutsindwa. Yakomeje agira ati twebwe dusanzwe tubizi ko bakundana, ntibasigana, aho umwe ari n'undi aba ahari, by'umwihariko iyo habayeho gusohokana. Uyu kandi yanavuze ko ikipe ya Giti Business Group ibiri hafi ya Titi Brown idasiba kuvuga iby'urukundo rwabo. Uyu uri hafi y'aba bombi yavuze yuko urukundo rwabo ubundi rwatangiye igihe Titi Brown yari afunzwe. Akaba yaragize ati erega buriya batangiye gukundana ubwo Titi Brown yari ari hafi gufungurwa. Nyambo Jessica yamusuye muri gereza Mageragere, byashoboka ko byarakoze Titi Brown ku mutima, atangira kubishyiramo imbaraga. Afunguwe rero byahise biba akarusho, batangira gusohokana kenshi, bavugana kenshi, ndetse nabo bageraho barabimenya. Ubu bakaba bizi neza ko bakundana. Titi Brown wakomeje guhakana yuko baba bakundana. Nyambo Jessica we aherutse kuvuga yuko ari mu rukundo, gusa ariko ntabwo yavuze uwo bakundana. Gusa yavuze yuko atari uwo bahoze bakundana, ariwe Marani Manzi bigeze kuvugwaho mu rukundo. Gusa Nyambo Jessica yavuzwe mu rukundo n'abantu batandukanye, aba diaspora n'abandi batandukanye, ariko we ubwo arabizi ko umutima we yawuhaye Titi Brown.